okay, mbonye moto ya TVS bituma nkorora. Umva hari ibintu mbona ni ibitangaza. Mbonye moto y'amashanyarazi ya TVS mpita ntangira ndakorora kuko birandenze. Uzi ko ugura moto ya TVS bakaguha na charge ukajya wicagingira iwawe? Wari ubizi yuko uyu umaze gucaginga iyi moto ya TVS ugenda ibirometero 400? Ugenda ibirometero 400, waranti ni imyaka 5, ugenda ibirometero 400 rwose iyo batiri itarashira. Imyaka 5 irangiye havaho nibura ibirometero 100 igasigarana ibirometero 300. Umva iyi ni moto nta yindi usibye TVS. Murayabona amashusho, murayibona ukuntu iteye, ni moto rwose ubona nziza. Ninjye narayemberetse sitasiyo uko zaba ziteye, ariko noneho mana we ibi ni ibitangaza. Hari andi makuru namenye y'uburyo TVS igomba kuzana inoze. Aya makuru rero nayahe, ariko reka mbanze mbibwirire yuko TVS yabazaniye na moto kera batwitaga uduhene. Aka gahene nako gateye gute rero? Ni agahene kazaba kagura amafaranga make, cyangwa mbanze mbibwirire ibya TVS kuko mwese ndabizi ko ariyo mukunda. Ariko mbere yo kwibabwira nimubanze mwumve nibi ngibi. Gusa TVS mbabwira yuko yahageze, bazajya uyigura ugure na charge, ubishaka agende yicomekere iwe. Gusa charge izaba ihenzeho gakeya, ariko kuvuga ngo charge ntago zabihenze cyane nkuko nari mvuze ngo zabihenzeho gakeya. Ni ukuvuga ngo charge uzagicomeka iwawe ku muriro wawe bishobora kuba byagutwara nk'amasaha 2 kugira ngo moto yuzure. Ariko wayicaginga ukagenda ibirometero 400. Ariko wajya kuri station bazabashizeho na umva nta n'umuntu tugera kuba yizaba yuzuye, kuko station zizaba zifite tekinoloji iteye ubwoba. Nako TVS reka mbanze nyiveho, mbanze mbibwire kudusukuta twabashije kuboneka. Deja ntago ari udusukuta, ahubwo navugishijwe bitewe na TVS. Nabonye uburyo ishusha imeze neza, iteye neza, urayireba nawe ukabona yuko rwose ni moto. Mwabantu mwe muribuka abantu mwaguze TVS imyaka muzimaranye n'uburyo igaragara, ifite ishusho nziza, noneho iyaje yo irarenze. Ariko mbere ko babwira TVS, mureke mbanze mbabwire ibijyanye na batiri zayo. Batiri zayo rero ni za batiri zaba harimo batiri ebyiri. Batiri uyicomeka ukawagenda ibirometero 200, noneho indi nayo ikagenda ibirometero 200. Bivuze ngo izagenda ibirometero 400 mu gihe cy'imyaka 5. Ariko ibatiri izaba iri nzima. Uko batiri igenda isaza ni ukuvuga ngo ku mwaka umwe nako ku myaka 5 imaze gushira, ni ukuvuga ngo hazavaho ibirometero 100 igisigara igenda ibirometero 300. Ariko bitavuze ngo iyi batiri iko izagenda ikora, nyine hari utuntu twatwangiritsemo ushobora kurepiyaringa ku bihumbi nibura 15. Iyi batiri kongera ikaba muri gihe gikagenda ibirometero 400. Ariko reka mbabwire, reba twatumuto bitaga uduhene natwo TVS yatuzanye. Ituzana twikorera nibura ibiro 300, kakagenda neza nta kibazo, kandi kakazamuka ahantu nk'aho izindi zazamuka. Ikitangaje aka gahene rero kagira umwanya hagati ushobora gupakiramo ibiro 200, kandi ukagenda wicaye neza. Inyuma noneho ifite intebe, hari uburyo intebe y'inyuma ushobora kwikurura ugaterekaho utundi turicyo kabaterekaho ya baga za kwa duntu tumeze nk'udukontineri cyangwa sinzi ukuntu batwita ko dusanduku, ukaba wagaterekaho nabwo kigendera. Mwana we mbega utumoto. TVS ni moto ya hatari. Utu tumoto rero reka mbereka amashusho mugende mutureba, utungutu nzatuvugaho ubutaha. Ariko reka mvuge icyanzanye ni moto ya TVS. Uzajya ugura moto ya TVS, numara kuyigura uzajya uyigura ifitemo batiri imwe bakongeza indi, ugenda ufite batiri ebyiri. Ikindi, ku muntu uzajya wifuza charge kugira cagingire mu rugo, azajya yongeraho amafaranga 50,000 bya charge, ku buryo uzajya ucomeka wibereye iwawe ugacomeka moto. Umva amasaha 3 ikuzura, ku buryo niyuzura uzajya uyicomekeye nibura ku mafaranga atarenze 3,000 by'umuriro. 3,000 rero by'umuriro uzajya usanga ari wate 6.
zizaba zigiye, ariko uwo muriro wa wate 6 wa 3 ni ukuvuga ngo uzajya ugenda kilometero kare, urumva mwana we, ibirometero kare 400 ibirometero 400 ku bantu be batabizi, ushobora kuva hano ukagenda ukagera wenda Kamembe, ukagenda ukongera ukagaruka ku mafaranga yawe 3,000 by'umuriro. Ariko noneho icyo ni igihe uzajya wacaginze mu rugo, ariko igihe noneho uzajya wacaginze kuri sitasiyo, numva nta nubwo izajya igera ku mafaranga 2,000, izaba iri mu 1,000. Ariko nimukomeze mwumve ino video, ndaza kubabwira igiciro cya nyacyo kugira ntababwira igiciro kugira ngo mwishime muhite mukupa mutarangije ikiganiro, kuko hari byinshi ngomba kubabwira. Hari intebe byonyine intebe yayifite, ntago ari za ntebe wicaraho nyuma y'imyaka 2 ikaba yatangiye kwikamo, ku buryo umugenzi wicaye nyuma usanga hekeranye n'umutwaye. Nimurebe iyi ntebe ukuntu izaba iteye, umva ni intebe iteye neza ku buryo iyi moto ya TVS izajya ibifite akantu inyuma. Ako kantu inyuma rero kazajya gasa nk'akigonda n'akanigondora. Nubishaka uzajya ugura agasanduku ku buryo nurangiza akazi kawe ushobora kubita ku gasanduku, ubundi ukajya kwisurira umusheri. Byaba sanduku mumenyereye ku moto y'amazungu kigaragara neza. Iyi ni moto TVS uzajya uhitamo mu mabara yose, ubururu n'umweru, umutuku n'umukara. Umva ni moto iteye neza, rotorovizeri zayo uzajya uzizinga kumwe zimwe z'imodoka uzizinga. Ubwo ni ukuvuga ngo abantu bagenda basesera habe no kongera kuvunika rotorovizeri, nuja kuzajya uzizinga ubundi ugenda usesera ukumva ubishaka, ubundi nurangiza ugere. Gusa ko polisi ni kubona usesera izaguhana. Iyi ni moto ifite ikoranabuhanga rihambaye. Ninjoro naraye mbabwiye yuko kasike zaba zihari bazaba babahaye zizaba ari Night Vision. Murabona tumaze igihe leta y'u Rwanda ivuga yuko kasike dufite hano zitujuje ubuziranenge, ivuga ngo nimugure kasike. Ni ukuvuga ngo iyo kasike noneho izaba yujuje ubuziranenge ku buryo nababwiye ngo n'ikamyo yikoreye ibiro toni 200 ushobora kwikana hagira ikiba. Ni ukuvuga ngo watwaraga moto ikirahure cya kasike nyuma y'amezi 5 kikaba cyahumye, ku buryo utwara moto ugenda uzamuye ikirahure. Ibyo ntibizongera kubaho. Ikirahure kiba gikoranye ubuhanga ku buryo nibizajya bigerana n'injoro kizaba kiba ari Night Vision, ku buryo uzajya ura nkureba ku manywa utari nzongera kukizamura. Ibindi birahure byabaga byamaze guhuma, ubundi warangiza ukagenda ukizamuye ku buryo n'agasimba gashobora kujya mu kanwa cyangwa mu maso ukaba wakora agasida. Ibyo birahure bizaba bikoranye ubuhanga ku buryo nta gucuya. Noneho bijyana n'injoro bihinduke Night Vision ku buryo ugenda ureba n'injoro. Iyo ni TVS. Iyo ni TVS, niyo moto ya mbere rukumbi muri iki gihugu cyangwa ku isi yatangaje abantu. Imitima y'abanyarwanda barayihebeye ku buryo bumvishe TVS bumva nk'ikisi. Imodoka yenze mu Rwanda niyihera, nge nikundira Range Rover. Abakunda V8 namwe rwose ubwo muyigeranya na V8 kubayikunda. Ni moto nziza, none ikaba karusho ko noneho bazajya guhacaje ugacaginga iwawe. Gusa ducaginga iwawe bizajya bitinda kuri sitasiyo, ntabwo bizajya birenga umunota nta masegonda, kandi uzajya wishyura amafaranga atagera mu 2,000, azaba ari mu 1,000 nta. Mbega moto we! Kandi ibikoresho byayo ngo spare part, ni ya moto ushobora kuzajya utwara imyaka 5 utarakora kuyiroviza. Bazajya baguha garanti y'umwaka kuri iyo moto bagukoreshereza. Kandi ni moto buri murenge wose nkuko nawe mbibabwiye hagomba kuzajya harimo sitasiyo yayo. Ku bantu rero urona mu Rwanda hasigara ambutiyaje mu mujyi wa Kigali. Ku bantu rero bumva badashaka ambutiyaje, mwagiriye amahirwe kuko izi moto zizaba zibereye promenade. Ni moto ubona ko rwose wajyana ukazi kagaragara neza. Ni moto none izi mana we, iyi ni moto pe. TVS ni iya mbere. Bantu rero mukunda TVS nimukomeze mwegeranye amafaranga mutayapfusha ubusa, kandi tubibutsa yuko leta y'u Rwanda iri gukomeza ikangurira abantu gukoresha ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi na moto zirimo. Kandi koko murabibona
murabibona ko moto z'amashanyarazi, kuko izi moto za esanse zihumanya ikirere. Abatumva murabona akayungirizo ariko bita ozone gashobora kuba karangiritse kubera imyuka ihumanya ikirere n'izi moto zacu zirimo. Leta y'u Rwanda iradukangurira gukoresha moto z'amashanyarazi, imodoka z'amashanyarazi, kuko niryo terambere. Kandi ikindi n'umuriro hano mu Rwanda urahendutse kurenza esanse. Umuhinde rero yararebye abona izi moto zisanzwe bameze nk'aho ziri gucika, arangira aravuga ngo bitewe n'ukuntu izi moto bazihebeye, reka mbakorere akamoto k'umuriro. Akaba ariyo mpamvu yabasohoreye iyi moto namwe muri kureba hano kuri iyi video. Mbega moto nziza we, mbega moto nziza we. Iyi ni moto rwose uzajya kuri sitasiyo ugacagira ku mafaranga atarenze rwose 1,000 angahe, warangiza ukagenda ibirometero 100. ngo ibibazo abantu hose uzajya ubutwaye. Ni ukuvuga ngo 1,000 angahe ushobora kuzajya ukuramo 20,000 ku muriro. Maye nkawe bya bindi uvuga ngo urahagarara ahantu hamwe ngo kugira ngo umuriro wawe udashira udabonye abakiriya, ibyo ntibizongera kubaho. Nushaka uzajya uzenguruka Kigali ushakisha abakiriya ahantu hariho hose, kuko umuriro ntago wawumara. Mbega TVS ni rwo ruganda rwa mbere ku isi, ariko nkabasaba n'uhagarariye TVS mu Rwanda niyumva rwose, niyumva aya makuru ni ukuri kw'Imana akore vuba vuba ku buryo abanyarwanda bazibona vuba, kuko izi moto turazikeneye kandi koko rwose zirakenewe. Akaba ari niyo mpamvu twabivuze, kandi tukaba umva mwana we, uzi ko ye baba we narotaga. Banyarwanda mumbabarire, ntago nsanzwe menyereye kubeshya we. Narotaga mumbabarire, kuko iyi moto nanjye ndayikunda. Naryamaga nkabona retroviseur zirazingwa, nkabona inyuma naguze akamoto nagashyizeho kagasanduku k'inyuma. Urumva nari maze igihe ntwara moto yaranteye umugongo, nkajya ndandota TVS yanzaniye intebe izagenda imasa umugongo, intebe idatebera ku buryo umuntu yicaye n'umugenzi batagenda bafatanye bahekeranye. Mbega inzozi we, umutinda arota arya. Motari nawe arota yabonye moto nshyashya ifite ubuziranenge. Mumbabarire ni ukuri kw'Imana narotaga. Ariko umuntu ukuriye TVS umuntu ukuriye TVS nabona iyi video nakoze, ni ukuri azangirira ikigongwe. Izi moto zikorera abamotari kuko barazifuza, kuko ikiganiro nakoze ejo bundi kimaze kugera views hafi 40,000, ariko bose baranyandikira akambwira ngo izi moto zizaza ryari. Nubwo byari inzozi mwa motari mwe, ni mumbabarire, ariko nizeye ko ngiye kubakorera ubuvugizi akaza moto imeze nk'iriya. Yari Murindo Official TV1. ni ukuri abakunze kino kiganiro ni mukande subscribe. Abantu mufite indoto nk'izanjye bashaka TVS ikoze mu mashanyarazi, ni ukuri abashaka ko nazazindi bari baguze zizahindurwa cyangwa bakabahindura bakabaha inshyashya z'amashanyarazi na yindi kurota, ni ukuri namwe nimumfashe mu nkande subscribe na like na comment, ubundi muntera inkunga kugira ngo nkomeze mbakorere ubuvugizi muzabone moto y'umuhinde. Umuhinde turamukunda kuko akora ibintu bikomeye, kandi dufashe na leta gukoresha moto z'amashanyarazi, kuko moto za esanse zangiza ikirere. Kandi ikindi no ku bagenzi bakoresha iz'amashanyarazi bituma nukura amafaranga aba makeya, kuko moto ya esanse aho wagenderaga 5, moto ikoresha umuriro ushobora kuhagendera 1000. Mumbabarire byari ukurota. Ciao.